Shalom shalom. Yesu ashimwe cyane, mwaramutse neza, mwaramutse amahoro. Tubaha ikaze mwese mu gitondo cy'umugisha cyo kuri uyu wa mbere. Nizere ko Imana yabarinze, nizere ko mwagize ijoro ryiza ku bantu bari mu gitondo. Reka tuzamure Imana icyoro ko iba yaturinze mu ijoro rigataye ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Hanyuma namwe mukiri mu ijoro dukomeje kubasabira uburinzi bw'Imana. Imana ikomeze kubarinda. Muri kumwe na Prophet Robert mu isengesho ry'umunsi rya mu gitondo ryo kuri wa mbere. Nyemera tubanze dusengo gato hanyuma twumve isengesho ry'uyu munsi. Mana turagushimiye ko abanye natwe, turagushimiye ko uri mu ruhande rwacu. Turagushimiye ko uje kwigaragaza, turagushimiye ko uyu munsi ugiye kutubera umunsi umugisha kandi mwami tukakira amashimwe avuye mu biganza byawe. Icyobero kibi cyo mwami isenge buri wese uri bwumvira isengesho ry'umunsi, imubera isengesho ry'ubuhanuzi, imubera isengesho ry'umugisha, rimukomeze rimusubizemo ibyiringiro kandi mwami rimurwanye intambara izari zose zari zimugose. Tugushimiye ko twumvishe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ndagusaba rero wahageze uri kumwe natwe online abari kutwandikira muri comment mbahaye ikaze. Ndagusaba ngo usharing barika abantu babane natwe mu isengesho ryo kuri umunsi ryo kuwa wa mbere kandi uke gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ujye ubana natwe mu bihe byiza by'isengesho rya buri munsi. Buri gitondo tuba dufite isengesho rinyura hano online kuri YouTube dusenga Imana. Uyu munsi muzaniye ibintu bigera muri bine Imana ije kugusohoreza cyangwa se amasezerano Imana igusezeranyije muri ukwezi kwa karindwi. Reka dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Haravuze ngo icyokora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzabagabo bo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza kumera y'isi. Ijambo ravuze ngo icyokora musahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira. Ikintu cya mbere Imana yambwiye ngo muri ukwezi kwa karindwi, Imana yambwiye ngo iguhaye isezerano ryo kuzura imbaraga z'umwuka wera. Imana yambwiye ngo ni wakira imbaraga zo gusenga. Imana yambwiye ngo ni wakira imbaraga zo kunesha ibyaha. Imana yambwiye ngo ni wakira imbaraga zo kongera kugira igicaniro muri wowe. Imana yambwiye ngo ni wakira imbaraga zongera kugukura, zongera kukubyutsa. Imana yambwiye ngo ni wakira imbaraga zo guhishurirwa, zo kwerekwa, zo kongera gusenga, zo gusoma ijambo ry'Imana, wakira imbaraga zo kurota inzozi z'umugisha. Ijambo Imana ibwira abigishwa ngo icyokoza muzahabwa imbaraga mwuka wera namanukira. Imana yambwiye ngo we ngutangarize ngo wakira imbaraga z'umwuka wera, wakira imbaraga zo kwiriza, wakira imbaraga zo kugira ya masengesho wajya gufata mu cyumweru yawe yo kwiriza. Wakira izo mbaraga nawe udafite agakiza. Wakira imbaraga z'agakiza, wakira imbaraga zo kuva mu byaha mu izina rya Yesu Kristo. Imana yambwiye ngo ikintu cya mbere kwezi kwa karindwi itazi imbaraga z'umwuka wera, itanze imbaraga zo gusenga. Wavuze ngo ndazakire mu izina rya Yesu Kristo. Icya kabiri Imana yambwiye ngo mbatangarize ngo ubaye igikoresho cy'Imana. Imana mbere uko iguha imbaraga z'umwuka wera, Imana ikugize igikoresho cya nawe ugiye kuba umumaro. Ko Imana yabwiye abigishwa babo ngo muzahabwa imbaraga mwuka wera namanukira. Icya kabiri nibwo muzabagabo bo kumamya. Imana yambwiye ngo noneho ugiye kuvuga ushize amanga. Haleluya. Ikindi Imana ikugize igikoresho cya. Icya kabiri ubaye igikoresho cy'Imana. Ugiye kuvuga imbaraga z'Imana, ugiye kuvuga ineza y'Imana. Imana yambwiye ngo muzavuga imbaraga zanyu i Yudaya ni Samariya, ibabwira n'ahandi hose kubera mu yindi midugudu itandukanye. Kubera iki? Imana yabanje kubaha imbaraga. Wakira izo mbaraga z'umwuka wera, wakira izo mbaraga zo gusenga. Icya kabiri Imana ikugize igikoresho cyayo. Ugiye kuvuga imbaraga z'Imana atari Imana wumvanye abandi. No, hari ikintu Imana igukoreye kigiye gutuma uvuga ushize amanga, ubwira abantu ati narayibonye. Ariko wavuze ngo haleluya. Bigaragara ngo hari ikintu Imana igukoreye kigiye kwemeza uvuga ngo narayibonye. Nubwo abantu batarayibona ugati ngiye mvuga Imana nabonye. Buriya kirazira kuvuga Imana yundi. No, uhereye ukwezi kwa karindwi ugiye kuvuga Imana la si de bonne famille da wabonye, kuko hari ikintu Imana igukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma icya gatatu Imana igushizeho uburinzi. Uku kwezi kwa karindwi Imana igushizeho uburinzi wowe n'abawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo nta giteye ubwoba kizagira icyo kigutwara kuko Imana igushizeho uburinzi. Vuga ngo ubwoba nibushire. Wari ufite ubwoba bw'ibikomeye, wari ufite ubwoba bw'intambara, wari ufite ubwoba bw'ibyorezo, wari wihebye. Ariko Imana yambwiye ngo ukwezi kwa karindwi Imana isezeranye nawe igushizeho uburinzi mu izina rya Yesu Kristo. Dusome muri Zaburi ya 91 kugira ngo bashe kubyumva. Ku murongo wa 5 haravuze ngo igiteye ubwoba cya nijoro nikizagutinyisha. Wakwakira iryo sezerano ariko igiteye ubwoba cya nijoro nikizagutinyisha cyangwa umwami ugenda ku manwa. 6 cyangwa mugiga igendera mu mwijima
cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. No. 7, abana 1000 bazarwa iruhande rwawe, abana inzovu bazarwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. 8, uzabirebesha amaso yawe ngo ubone ibihembo z'abanyabyaha. Imana yambwiye ngo icya gatatu, Imana igushizeho uburinzi, irakurinze wowe ubwawe n'abawe bose. Bisobanura ngo Imana irakwimanye mu izina rya Yesu Kristo. Wavuze ngo haleluya haleluya. Icya gatatu, Imana isezeranye nawe ngo Imana igushizeho uburinzi, Imana irakwimanye, ntacyo uzaba kuko Imana iri mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Icya kane, Imana yambwiye ngo Imana isezeranye yawe. Imana yambwiye ngo iguhaye gihamya, iguhaye ikintu kiguhamiriza ko ariyo yavuganye nawe. Buriya iyo umuntu asenga Imana itaramutabara, iyo umuntu asenga Imana nta kintu isohoza, utangira kweba no kwiganyira. Uribaza atari ko se niyo yavuze, siyo yavuze, ese akazi niyo yakamaye, ese uyu mugabo niyo yamumaye, ese uyu mugore niyo yamumaye, ese abana niyo yabamaye, ese Imana niyo yatumye mbaho. Imana yambwiye ngo ibimenyetso umaze iminsi usaba kugira ngo bikwemeze ko muri kumwe, irambwiye ngo ukwezi kwa 7 irabiguha. Turabisanga muri Kuva ibice 4 umurongo wa 8 ngo Uwiteka ati, kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Kuva 4:8. Uwiteka ati, nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Bisobanurwa ngo yari Mose, Imana ibwira Mose ngo najye kwa Faro. Mose abwira Imana ngo sinshobora kugenda kwa Faro, nambaraga n'ibitso. Imana ambwira ati reka nzone n'umwereka ko ndi Imana. Irambwira ngo rambura ikiganza mu gituza, arakiramana ngo agikuyeho kiza cyashisha ibembe. Ngo Imana ambwira ati ongera igisubizo, agishubijeho kiza kimeze uko cyari kimeze. Irambwira ngo reka nguhe icya kabiri. Iramaza ngo icyo ufite mu ntoki ati n'inguni, ati irambure hasi, ngo irambure hasi. Ngo yangoni yarambuye hasi, yasinduka inzoka. Mose ngo agira ubwoba. Imana ngo ongera ifate, arayifata, yongera ibintu inkoni. Imana ngo nibatemezwa n'ikimenyetso cya mbere, bazemezwa n'icya kabiri. Imana yamwe ngo ikintu cya kabiri Imana iguhaye mu kwezi kwa 7, la side bonne famille da, iguhaye gihamya kiguhamiriza ko ariyo mwavuganye, kiguhamiriza ko iri mu ruhande rwawe, kiguhamiriza ko iyo wize yitabeshya, kiguhamiriza ko iyo mwavuganye itivuguruza. Oya, Imana yamwe ngo ni wakire gihamya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iri sengesho ryo kuri wa mbere na Imana idusezeranyije ibintu bigera muri 4. Icya mbere, Imana iguha imbaraga zo gusenga n'imbaraga z'umwuka wera. Icya kabiri, la side bonne famille da, icya kabiri, Imana ikugize igikoresho cya ugiye gutangira kuvuga imbaraga z'Imana. Icya gatatu, Imana igushizeho uburinzi, Imana irakwimanye. Icya kane, Imana iguha ikimenyetso cy'igihamya kiguhamiriza ko ariyo mwavuganye mu izina rya Yesu Kristo. Ukwezi kwa 7, iki cyumweru dutangiye, were muri cyumweru cyose, humura ibyo aya masezerano ko ari Imana iguhaye arasohoye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusengere muri aya masezerano. Mana, mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ifite imbaraga, tugushimye ko aya masezerano uduhaye ko arane Mana. Reka sohora muri kwezi kwa 7, reka tuyabone uyu munsi wa none, reka tuyakire kubw'imbaraga zawe. Twakira imbaraga zo gusenga n'imbaraga z'umwuka wera. Twakire Mana kuba igikoresho cyawe, tukavuga imbaraga zawe. Twakire Mwami uburinzi, kuko Mwami uratwimanye kandi uraduhishe. Icya kane, Mwami wavuganye natwe ngo uduhaye igihamya kiduhamiriza ko ari wavuganye natwe. Twari turi mu gihirahiro twibaza ngo ariko Mana ni wowe cyangwa sowe. Urakoze ko duhaye igihamya Mwami, urakoze. Nsengeye umuntu wari wese umurikiranye Mwami, reka ibimenyetso ko ari 4 Mana, reka amasezerano ko arano dusezeranje asore uyu munsi wo kuri wa mbere, asore ejo kwa 2, icyumweru asore, ibyumweru bisigaye ko ari 4 Mwami bimara ukwezi kwa 7. Reka Mwami bisore amasezerano duhaye ko arane, bimenyekane kuri Imana ifite imbaraga. Iri sengesho rirengere benshi, iri sengesho rihumurize benshi, iri sengesho ritabare benshi, kandi uwari wese uzabyumva Mana rizamuheshe gukomera, rizamuheshe guseka, rizamuheshe kunezerwa. Turagushimye kubikoze, icyoro kibi cyone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Wakira amasezerano uko arani Imana iguhaye kuri munsi wo kuwa mbere mwiri sengesho ry'uyu munsi. Mbifurije umunsi mwiza, kandi mbifurije kwakira amasezerano uko arane kubw'imbaraga z'Imana. N'Imana yavuze uyizere, uraza kubona uko kwiza kw'Imana. Mwari kumwe na Prophet Robert ubakunda. Ndagusaba ngo nuze kugenda udasharinze, nuze kugenda utaraditse abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ukorera umugisha kandi uraza kubona umugisha w'Imana. Wifuza ko dusengana, wifuza ko tukugira inama, wifuza ko hari tugusobanurira ko utarimo gusobanukirwa, izo nimero urimo kureba kuri screen yawe wazikoresha twandikira kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagara tukagufasha mwene data. Wikwerana agahinda, turi hari kugira ngo tugufashe gusenga. Wakire amasezerano uko arani Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije kuzagira icyumweru cy'umugisha. Ukwezi twinjiyemo Imana izakwireke nk'uko ibivuze, natwe tuzashimana. Bye bye.